ndagusuhuje Uwizeye Enoch uzwi ku izina rya Kagarara nyuma yo kuva mu mujyi wa Kigali yerekeza i Karongi yaraye muri hoteli yitwa Chateau Le Malala ariko yaraye hadasinziye. Ibi byose byatewe n'iki? Urabyumvira muri kino kiganiro kinyura kuri YouTube channel yitwa Kingdom JBTV, ngewe kikugezaho nitwa Bomviva. Wowe pakuba kandi subscribe ni wo mwanya wo kugira ngo nge nkubwira ibyo utaruzi, amakuru hirya no hino ku isi. Guha ikaze ku muyoboro mugari wa internet. Yes, nkuko wamaze kubyumva namaze kugwa ikaze. Uwizeye Enoch wamenyekanye ku izina rya Kagarara ni nyuma yuko izina rye ritumbagiye rikazamuka ku rwego rwo hejuru ubwo yaramaze kubonana na Ashton Hall bagahurira mu gihugu cya Ghana bagakomezanya no mu bindi bice byo hirya no hino muri Afrika, bakaza gusoreza mu gihugu cy'u Rwanda, ari nacyo cyabaye icya mbere n'icya nyuma. Igihugu cy'u Rwanda rero akaba ari kukimaramo iminsi igera muri ibiri Ashton Hall, ariko biza guterwa no kubura kw'indege, hahita habaho kwiyongeza iminsi, ari nabwo mwagiye mubona ajya gusura umuhanzi The Ben, umuhanzi ukomeye cyane ufite brand ikomeye hano mu Rwanda, afite izina rikomeye. Ubwo rero akimara rero kuva kwa The Ben nibwo yasushe naho avuga ko asubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero Uwizeye Enoch wamamaye ku izina rya Ashton Small akaba azwi nanone nka Kagarara hano mu Rwanda rwacu. Abantu bavugaga ko ngo Kagarara ari umuntu busa naho yananiranye, ariko uyu mugabo we akaba yaraje kuba akoresha iri zina rye mu buryo bwiza. Ashton Small rero akaba rero yavuye mu mujyi wa Kigali yerekeza i Karongi. Uyu mwana rero akaba yiga muri kaminuza iherereye mu karere ka Kibungo, akarere ka Ngoma, ubwo hahoze hitwa Ikibungo, sorry. Ubwo rero akaba yavuye mu mujyi wa Kigali akerekeza hariya i Karongi, ariko amakuru ahari ntabwo araye asinziriye. Uburyo rero ataraye asinziriye, ngo hari abantu bagenda bamutera ubwoba bamubwira bati wa mwana we uritonde, bati uritonde isi yameze amenyo. Umwana nawe rero akavuga ati none se ko ndi kumva ibintu byakomeye, ati ko ndi kumva ibintu byakomeye noneho mwoka byaramwe. Ubwo rero nubwo ubundi bajya bavuga ngo abantu bafite amafaranga ntabwo bajya basinzira, kandi koko nibyo, umuntu wabivuze nibyo, ntabwo yabeshye. Ubwo rero Kagarara uzwi nka Ashton Small 01 ubwo akaba yaraye muri hoteli yitwa Chateau Le Malala yo mu karere ka Karongi. Iyi ni hoteli nziza cyane iri ku mahumbezi, iri ku kiyaga. Mu kanya nari mbonye arimo kabisa avuga uburyo ki byari byifashe, ari kwerekana n'icyumba yarayemo. Ariko iyi hoteli ni hoteli imwe mu nziza zitatse igihugu cy'u Rwanda zirimo kabisa. Iyi hoteli rero ubwo Kagarara yararimo kuvuga ko agiye kuyiraramo, yayigezemo ariko n'ubundi nta mahoro yagize, kubera ko ibitotsi yabibuze bitewe n'ibyo ari kugenda abona ku mbuga nkoranyambaga. Yashingiye kuri video yabonye y'umupasiteri ushobora kuba yazanye mu kiganiro ari kwigisha, ariko agashyiramo akantu kajyanye n'ishyari ndetse n'ubugome. Ubwo icyo kiganiro muze kujya kunuza muraza kukibona neza, ariko ni umupasitori wasaga nkaho ari kuvuga nabi Ashton Small ko
ngo yiganye ngo iby'abandi. nkavuga nti wowe waravutse, uwo muhamagaro ni wowe wavukanye cyangwa nawe wabonye abandi babikora nawe urabikora? niba wigisha menya ngo hari abandi bagutanze nyine kwigisha, wivugira abandi, wivugira ku bandi. nawe nubwo uri kwigisha iryo jambo ry'Imana, niba ari no kwigisha uri kubacengezamo ngengabitekerezo, ariko menya ngo uko ubona wigisha hari n'abandi batangiye kwigisha mbere yawe. ubwo rero pastor rwose nawe kare kantu ntabwo ari kuriya bigisha rwose. ubundi iyo wigisha uvuga ijambo nyine ryahindura abantu. none se niba yaramwiganye akigana, reka tuvuge ko Ashton Hall nyine yitwa Ashton Hall, ariko ntibivuze ngo ibintu niba hari umuntu nyine yinspire, bishatse kuvuga ngo nyine azagendera mu mujyo we. ubundi urakagira n'amahirwe ukabona abantu winspire, abantu bagakora banakwigana. nibyo bigaragaza ko uwo muhamagaro wawe ufite ishingiro, kandi ari n'umuhamagaro mwiza. hanyuma rero nukora ibintu ntubona abantu byibura bagukujya inyuma ngo bavuge bati dukunda uriya muntu, icyo gihe uzaba waswasi. ubwo rero pasiteri gerageza ukosore. ibi rero ni bimwe mu bintu byatumye Uwizeye Enoch cyangwa se Ashton Small arara atasinziye. deja hari n'abandi bantu rero bakomeje kugenda bamutera ubwoba. mu by'ukuri uyu mwana murabyibuka neza, ubushize ubwo yahuraga na Ashton Hall, murabyibuka neza ko yari mu bihumbi 15 by'abamukurikira kuri Instagram. ubu rero bikaba byaratumbagiye ibyo bihumbi, ubu uyu munsi bikaba bibaye 600 by'abamukurikira ku rukuta rwe rwa Instagram. ubwo uri kumva ko ari we muntu uri kugenda aca gahigo mu Rwanda, k'umuntu k'umunyarwanda ukurikiranwa n'abantu benshi mu gihe gito cyane. ubwo rero akagarara ku gahigo akimara kugaca k'umuntu umaze gukurikiranwa n'abantu benshi mu gihe gito cyane hano mu Rwanda. He's the first, ameze nka niwe Cristiano Ronaldo wo mu Rwanda. ubwo rero Kagara rero amakuru ari kugenda acicikana, abantu bavuga bati nyaboneka ni ukwitwararika, abantu ntabwo baba kubona neza. ubwo harimo abapastor na ntuza Pastor Antoine Rutayisire nawe yaje kubisubiramo ati wa mwana rwose ujye witwararika, isi yameze amenyo. nyine ni abantu benshi bari kugenda bamuha impanuro, kandi koko nibyo. ati hari ukuntu ugeraho nyine ukazamuka ukabona ko ibintu ari sawa, ariko iyo utarebye neza ati ibintu bitabirangira, ati utageze ku cyo wifuza kugeraho. rero niyo mpamvu rero ibintu nk'ibyo bitagakwiye kugenda gutyo. Uwizeye Enoch rero wamamaye nka Kagarara, njyewe icyo namubwira cyo komeza wikorere wa mwana we, ya ntego yawe yo kubwira abamugaye ko nabo bashoboye, ukayigeraho ugakomeza ukendereya, kandi ukagera ku cyo wifuza kugeraho, n'Imana izagufasha. ibintu byose uzabigeraho rero wa muhungu we. ibyo uri gukora byose ntabwo twavuga ngo ni bibi, ni ibintu byiza cyane, ahubwo hari igihe abantu bakureba bakakubona mu yindi shusho nk'umuntu ugiye gutera imbere kubarusha, ugasanga rero ako kantu ni agashyari kajemo nk'ako pasiteri yatangiye kugaragaza. ariko ubundi nuko bitemewe kuba twakina video y'undi muntu, ariko nari kukabashyiriramo mukakareba. ni akavideo kari kugenda gacicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyine uri kubona ko ntabwo ari ibintu bishamaje. uburyo ki pasiteri yari arimo kujya, ariko ntabwo ari kuriya bigishamo. nyaboneka n'abantu bigisha mujye mukosora rwose, ku gutangira urugero ku muntu none ugashonde ku muntu ngo ni kagaki, ngo niba ari iki, ngo niba ari kigarara, ngo niba ari igiki. so biriya bintu rero nyaboneka nubwo mwigisha ijambo ry'Imana, nyine mugerageze mukosore. harimo abantu
bigisha neza, hakabamo n'abantu batigisha neza. Ibyo byose rero ni ukugenda mubikosora nk'abantu babagaragiwe n'abantu benshi. Kameme ubwo rero nayo makuru kuri Kagarara. Ubu ngubu tuvugana aracyari mu karere ka Karongi, niho aracyari kuri hotel nziza cyane, Chateau Le Malala. Iyi Chateau Le Malala ikaba iherereye mu karere ka Karongi ku kiyaga kabisa, kiyaga cyiza cyane. Hanyuma rero wowe utarakanda subscribe, this is right now to subscribe me, kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Hanyuma wowe kanze subscribe, nawe nkomeza kugushimira iyo bibaye na ngombwa ukana na like ndetse na share kugira ngo n'abandi bose basharinge kino kiganiro. Nitwa Bonviva, ndagushimiye, ugira umunsi mwiza.